Ndabasuje kandi ndabashimiye bakunzi ba Nimwumve TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Perezida Paul Kagame n'uruhare rwe mu kubaka u Rwanda rwa none. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho icyegeranyo kivuga ku mateka n'urugendo rwa nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ni umuntu wagize uruhare rukomeye mu mateka y'u Rwanda rwo muri iki gihe. Iki cyegeranyo kiragaruka ku buzima bwe kuva akiri muto, urugendo rwe nk'impunzi, uruhare rwe mu rugamba rwa RPF Inkotanyi n'iby'igihugu cyagezeho mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Paul Kagame yavutse kuwa 23 Ukwakira 1957, avukira ahitwa Itambwe, ahahoze ari perefegitura ya Gitarama, ubu ni mu majyepfo. Yavukiye mu muryango wa Deogratias Rutagambwa na Asteria Bisinda. Mu mpera z'umwaka w'1959 igihugu cyahuye n'imvururu zatumye imiryango myinshi ihunga. Umuryango wa Paul Kagame wahungiye muri Uganda, aho yakuriye nk'impunzi. Ubu buzima bwamwigishije kwihangana, gukunda umurimo no kwizera ko umunsi umwe abanyarwanda bari mu buhungiro bazagaruka mu gihugu cyabo. Yakuriye muri Uganda, ahiga amashuri abanza n'ayisumbuye. Nyuma yaje kujya mu mahugurwa ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibijyanye n'ubuyobozi bwa gisirikare. Abamuzi bavuga ko yakundaga gusoma, gutegura neza ibikorwa no gufata ibyemezo nyuma yo kubitekerezaho. Mu mwaka w'1980 Kagame yinjiye mu rugamba rwa National Resistance Army muri Uganda. Mu mwaka w'1990 RPF Inkotanyi yatangiye urugamba rwo gutaha mu Rwanda. Nyuma y'urupfu rwa Major General Fred Rwigema, Paul Kagame yafashe inshingano zo kuyobora ingabo za RPF. Urugamba rwarakomeje kugeza muri Nyakanga 1994, igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwaga, igihugu kigatangira urugendo rwo kongera kwiyubaka. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwari rwarasenyutse mu buryo bwinshi. Hari ikibazo cy'umutekano, ubukungu bwari bwarasubiye inyuma, ibikorwa remezo byinshi byari byarangiritse, kandi miliyoni z'abaturage zirenga zari zarahunze. Guverinoma yashyize imbere kongera kubaka inzego z'igihugu, gusubiza abaturage mu buzima busanzwe no gushaka ubumwe n'ubwiyunge. Mu mwaka w'2000 Paul Kagame yabaye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mu buyobozi bwe hashyizweho gahunda zitandukanye zigamije iterambere ry'igihugu. Hashyizwe imbaraga mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, hibandwa ku bumwe bw'igihugu no kwirinda amacakubiri. U Rwanda rwakomeje kubaka inzego z'umutekano, bituma abaturage benshi bavuga ko bumva bafite umutekano mu bice byinshi by'igihugu. Hatangijwe kandi hongerwa imbaraga muri gahunda z'ubwishingizi bw'indwara, Mutuelle de Santé. Hubaka ibigo nderabuzima n'amavuriro, kandi serivisi z'ubuzima ziragurwa. Hubatswe amashuri menshi, abana benshi babona amahirwe yo kwiga, kandi hashyirwa imbaraga mu ikoranabuhanga mu burezi. U Rwanda rwashoye imari mu ikoranabuhanga, harimo internet, serivisi zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga n'udushya mu miyoborere. Kigali yagiye ishimwa nk'umwe mu mujyi ufite isuku muri Afurika. Gahunda nk'umuganda yakomeje gushyigikirwa mu kubaka ibikorwa rusange no kubungabunga isuku. Mu myaka ishize ubukungu bw'u Rwanda bwagiye buzamuka mu bihe byinshi. Igihugu cyashoye imari mu bukerarugendo, ubuhinzi, ibikorwa remezo n'ishoramari. U Rwanda rwakomeje gukurura inama mpuzamahanga n'abashoramari. U Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bifite umubare munini w'abagore mu nteko nshingamategeko, kandi abagore bagira uruhare runini mu buyobozi no mu iterambere. U Rwanda rwakiriye inama mpuzamahanga zitandukanye, kandi rukagira uruhare mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu muryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga. Ibyo byatumye igihugu kirushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Amateka ya Perezida Paul Kagame agaragaza urugendo rwatangiriye mu buhungiro rukagera ku buyobozi bw'igihugu. Mu gihe cy'ubuyobozi bwe, u Rwanda rwagize impinduka zikomeye mu mutekano, ubukungu, ubuzima, uburezi n'ibikorwa remezo. Mwakoze kubana natwe. Ni Nimwumve TV. Turabashimiye. Mukore subscribe kandi musharinge ibiganiro byacu. Turabakunda cyane. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavukiye hafi y'umujyi wa Ruhango mu ntara y'Amajyepfo, mu cyahoze ari komine Tambwe. Yari imwe mu zari zigize perefegitura ya Gitarama. Perezida Paul Kagame ni perezida wa gatandatu mu bayoboye u Rwanda. Akaba ayobora iki gihugu guhera ku itariki ya 24 Werurwe mu mwaka w'2000. Uhera igihe yayoboraga inziracyuho, Paul Kagame wari visi perezida mbere yo kugera kuri uyu mwanya. Yagiye ku buyobozi asimbuye Pastor Bizimungu wari weguye. Mbere y'umwaka w'1994 Perezida Paul Kagame yari ayoboye ingabo za RPA Inkotanyi zabohoye igihugu. Icyo gihe yari umusirikare wari ufite ipeti rya General Major. Paul Kagame ni mwene Deogratias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa. Bari batuye Itambwe ya Gitarama.
mbere yo guhungira hanze y'igihugu. Se wa Paul Kagame ariwe Deogratias Rutagambwa akomoka mu muryango umwe n'umwami Mutara wa gatatu, ariko ntiyahisemo kubaho ubuzima bushamikiye cyane ku ngoma ya cyami, ahubwo yahisemo kubaho ubuzima bwe busanzwe. Asiteria Rutagambwa nyina wa Paul Kagame akomoka mu muryango w'umugabekazi wa nyuma u Rwanda rwagize mbere y'uko ingoma ya cyami icyura igihe. Uwo akaba ari Rosalie Gicanda. Paul Kagame niwe muhererezi mu muryango wabo, akaba avukana n'abandi bana 5 bakuru kuri we, nawe wa gatandatu. Mu gihe ivanguramoko ryibasiraga abo mu bwoko bw'abatutsi, umuryango wa Paul Kagame uri mu miryango yatotejwe, maze abasaga 100,000 bakava mu byabo bagahungira mu bihugu by'abaturanyi. Mu mwaka w'1959 umuryango wa Paul Kagame warahunze ujya kuba mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Rwanda, aho wamaze imyaka 2. Hanyuma baza kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Abo bagiye kuba mu nkambi ya Nshungerezi. Icyo gihe hari mu mwaka w'1962. Paul Kagame yari afite imyaka 5 gusa y'amavuko. Muri icyo gihe nabwo Paul Kagame yaje guhura bwa mbere na Fred Gisa Rwigema, waje kuba inshuti ikomeye. Paul Kagame yatangiriye amashuri hafi y'inkambi y'impunzi, aho we n'abandi bana b'impunzi bigiye Icyongereza bagatangira no kumenyera iby'umuco w'Abagande. Ku myaka 9 y'amavuko yimukiye ku kindi kigo cy'amashuri abanza cya Rwingo mu birometero bibarirwa muri 16 uvuye aho, maze aza kuharangiriza amashuri abanza afite amanota meza kurusha abandi mu karere. Biza kumugeza ku kigo cya Ntare, kimwe mu bigo byiza kurusha ibindi muri Uganda, dore ko na Perezida Museveni wa Uganda ari we yize amashuri ye. Paul Kagame yapfushije se mu mwaka w'1970, ndetse muri icyo gihe aza kuburana na Fred Rwigema atari azi aho aherereye, maze ibi byose bituma amanota yagiraga mu ishuri agabanuka. Ariko ishyaka ryo kuzarwanya icyatumye we na bagenzi be b'Abanyarwanda bahunga igihugu rikomeza kwiyongera. Yavuye ku kigo cya Ntare arangiza amashuri yisumbuye ku kindi kigo cyo mu mujyi wa Kampala, ariko ntiyagira amanota yo hejuru cyane nk'uko byari bisanzwe. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, Paul Kagame yasuye u Rwanda inshuro 2, mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'1978. Icyo gihe yari umusore muto w'imyaka hagati ya 20 na 21 y'amavuko. Yageze mu Rwanda aza no kubasha guhura n'abandi bo mu muryango, ariko kuko yari azi ko ari impunzi akaba ashobora gutabwa muri yombi, byatumye agira amakenga, maze mu gusubira mu Rwanda yinjirira mu cyahoze ari Zaire, aho guca ku mupaka wa Uganda ngo hatagira uwagira icyo amukekaho. Icyo gihe nibwo yakoze ibishoboka byose amenya neza igihugu, uko abantu babayeho na politike yacyo, anagira abantu amenyana nabo. Ibi bikaba byaraje no kumufasha mu myaka myinshi yakurikiyeho. Mu mwaka w'1978 Fred Rwigema yongeye kubonana na Paul Kagame, maze Rwigema amenyesha Kagame ko mu gihe atari ahari yabashije kwihuza n'umutwe w'inyeshyamba za Yoweri Museveni wari uri mu gihugu cya Tanzania, dore ko Museveni icyo gihe yashakaga guhirika Idi Amin wayoboraga Uganda. Mu mwaka w'1979 Fred Rwigema yasubiye muri Tanzania gushyigikira Museveni mu ntambara bari gushyigikirwamo n'ingabo za Tanzania ndetse n'abandi Bagande bari barahunze igihugu, maze batsinda Idi Amin bamuhirika ku butegetsi. Gutsindwa kwa Idi Amin byatumye Kagame n'abandi basore b'impunzi babifashirizwamo na Fred Rwigema, bihuza n'ingabo za Museveni wari umaze kwinjizwa mu bagize guverinoma z'icyubahiro. Kagame yagiye muri Tanzania, maze leta ya Tanzania yarishyigikiye ubutegetsi bushya bwa Uganda imuha imyitozo mu bijyanye n'ubutasi. Mu mwaka w'1980 muri Uganda habaye amatora, maze Milton Obote aba ari we uyatsinda. Museveni yanga kwemera ibyayavuyemo, ndetse we n'abo bari kumwe bahita begura muri guverinoma yari igiye kuyoborwa na Obote. Bayobokiye ishyamba ngo bazabashe guhirika Obote. Kagame na Rwigema nabo bahise biyunga kuri we, bagamije cyambere kurwanirira impunzi z'Abanyarwanda zicwaga na Obote, ariko banafite umugambi wo gushaka ubunararibonye bwazabafasha gusubira mu gihugu cyabo bagatahukana n'izindi mpunzi. Mu mwaka w'1986 ingabo 14,000 zirimo Abanyarwanda 500 zafashe umujyi wa Uganda. Museveni aba perezida, maze Kagame na Rwigema ahita bagira abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Uganda. Kagame icyo gihe yari akuriye ibiro by'ubutasi,
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda perezida Habyarimana wayoboraga u Rwanda hamwe na benshi mu basirikare ba Uganda bashyize mu majwi Museveni ko aho impunzi z'abanyarwanda imyanya ikomeye mu gisirikare, maze biza gutuma abakura kuri iyo myanya ariko bakomeza kuba inkoramutima ze. Ibi byatumye bakaza umurego wo gushaka uko bazabohora u Rwanda, baza kwinjira muri RPF yari imaze igihe ishinzwe, ndetse Fred Rwigema ahita yiyobora nyuma y'igihe gito ayinjiyemo, maze bakomeza ibikorwa byo gutegura intambara yo kubohora u Rwanda. Mu kwezi k'Ukwakira 1990 ingabo zirenga 4,000 za RPF zari ziyobowe na Fred Rwigema zinjiriye i Kagitumba, bagera hafi y'ibirometero 60 uvuye i Gabiro. Icyo gihe Paul Kagame ntiyari ahari, yari mu masomo ye ya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Fred Rwigema wari uyoboye urugamba yarashwe ku munsi wa 3 w'igitero, maze bituma ingabo yari ayoboye zishoberewe. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame yigeze kugirana n'ikinyamakuru Financial Times, yasobanuye inzira y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ava umuzi n'umuzingo ingorane bahuye nazo muri urwo rugamba. Yanakomoje ku kuntu urugamba rujya gutangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda yafashe icyemezo cyo kuva mu kigo cya gisirikare kiri i Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abakomanda b'icyo kigo bikabagora kumwumva. Perezida Kagame ati, muri Kansas mu kigo cya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Army Command and General Staff College nari mpari nk'umugandi. Ubwo rero igihe urugamba rwatangiriraga itariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, yari igihe nyacyo twagombaga gukora igishoboka cyose ndetse tukiyemeza guhangana n'ibyo twari guhuriramo byose, ariko twagombaga kugira icyo dukora. Nuko rero ubwo najyaga kureba abakomanda b'ikigo nkababwira ko ngomba guhagarika, byarabayobeshye, byababereye urujijo. Barambwiye bati, ibyo se birakurebaho iki? Ibyo mu Rwanda birakurebaho iki? Wowe uri umugande. Nuko umukomanda wabimbwiye ndamubwira nti, sibyo, naje hano nitwa umugande, ariko hari ikindi kintu cyabaye kirimo gutuma ubu ngomba kuba uwo nahoze ndi kuva igihe kirekire gishize. Nuko nahavuye ndagaruka. Ubwo umukomanda wari uyoboye urugamba yari yishwe umunsi ukurikira itangizwa ryarwo. Fred Rwigema yari yishwe. Mpageze mbona ibintu byazambye. Perezida Kagame yasobanuye ko ubwo yamaraga kugaruka Fred Gisa Rwigema amaze kwicwa, yumvaga atazi aho azahera. Bamwe mu basirikare bakomeye yahasanze batangiye kumubwira ko ibyiza basubira muri Uganda, bagasaba Perezida Museveni ko bakongera kuba muri Uganda nk'impunzi. Aha ngo amahitamo yari abiri: kwemera kongera bakaba impunzi no gukomeza urugamba rutoroshye, ari nacyo cyari gikomeye cyane, ariko ni nacyo bahisemo. Abenshi muri abo basirikare ngo icyabateye imbaraga zo gushikama bakarwana urwo rugamba nuko bari barikuyemo ibitekerezo byo gusubira muri Uganda nk'ingabo zatsinzwe ngo bongere basabe ko bahabwa umwanya nk'impunzi. Nuko baje kwiyemeza ko bagomba gushaka uko bisuganya, bajya mu bice bitari kure cyane y'umupaka wa Uganda, berekeza mu misozi. Kagame ubwo yasubiraga muri Afurika akayobora urugamba, ingabo zari zatatanye ku buryo hari hasigaye abatarenga 2,000, ariko yarabawuje barisuganya, banasaba ubufasha mu mpunzi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye. Maze Mutarama 1991 Paul Kagame n'ingabo ze bongeye gutera u Rwanda, banyuze mu majyaruguru, babikora batunguranye kuko bari babanje kwisuganyiriza mu birunga. Intambara yarakomeje bigeraho batangira imishyikirano y'amahoro. Hatangira imishyikirano y'amahoro Arusha muri Tanzania, ari nabwo abatutsi mu Rwanda batangiye kwicwa cyane. Byarakomeje kugeza ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu mwaka w'1994, amasezerano y'amahoro yo gucyura impunzi atarashyirwa mu bikorwa. General Major Paul Kagame n'ingabo yari ayoboye bahangana nanone n'urugamba rwo guhagarika jenoside rwaje gusozwa muri Nyakanga 1994. Tariki 10 Kamena 1989 Paul Kagame yashakanye n'umugore wiwe Jeannette Kagame wari warahungiye i Nairobi muri Kenya. We n'umuryango bakoreye ubukwe mu gihugu cya Uganda. Kagame yari yarasabye abo mu muryango we kumurangira umugore ukwiriye, baza kumurangira Jeannette, maze ajya kumusura muri Kenya, nawe amusaba kuzamusura muri Uganda. Jeannette yakunze cyane gahunda ya RPF yo gushaka uko impunzi zazatahuka zigasubira mu Rwanda. Bakomeza umubano wabo, igihe kiragiye bararushinga. Ubu bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Imfura yabo ni
Ivan Cyomoro Kagame, ubuheta ni Ange Ingabire Kagame, hagakurikiraho Ian Kagame n'umuhererezi Brian Kagame. Indorerwamo y'ibikorwa bya Perezida Kagame irebera ahanini muri gahunda nka Gira inka Munyarwanda, mudasobwa imwe kuri buri mwana, inkiko gacaca zatumye hihutishwa imanza za Jenoside yakorewe Abatutsi, mituweli, ikigega cy'agaciro, guca nyakatsi, $1 campaign mu kubakira abana batagira aho baba barokotse Jenoside, Mwarimu Sako mu gufasha abarimu kuguriza no kuzigama, amatsinda n'amakoperative n'ibindi byatumye u Rwanda rwihuta mu iterambere. Paul Kagame yashakanye na Jeannette Kagame mu mwaka w'1989, bafitanye abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, Ivan Kagame, Ian Kagame, Brian Kagame na Ange Kagame, ndetse n'abuzukuru 2 bavuga ku buheta bwe bw'umukobwa witwa Ange Kagame washyingiranywe na Bertrand Ndengeyingoma mu mwaka w'2020. Turabashimiye mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, ndetse nimba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo utazabura ibiganiro byacu. Turabakunda cyane kandi ntimwibagize gusangiza abandi iyi nkuru yacu. Ni Nimwumve TV.